Welcome to the channel. Simon Barikoba yari yapfuye, yari yatangajwe ko ari Mesiya kandi mu myaka 3 yari ayoboye impinduramatwara y'igisirikare cy'abayuda barwanyaga abaroma. Yego n'ubwa kabiri, ariko nanone bari batsinzwe mu nshuro ya kabiri ku baroma. Ibi byari iherezo ryose. Ubuyuda bwahinduriwe izina bwitwa Palestina, maze abayuda birukanwa mu gihugu cyabo. N'ibintambara ya mbere hamwe no gusenywa k'urusengero byari ibimenyetso by'iherezo ry'idini ry'abayuda mu gihe cya Yesu. Iyi niyo yabaye iherezo ry'ukuri, ibyiringiro byose abayuda bari bafite byo kuzabona agakiza mu buhungiro, igihugu cyabo kigahinduka ikigenga, ndetse no kuza kw'igice cya Mesiya byose byarasenyutse. Guhera ubwo idini ry'abayuda ryagombaga kwiyubaka ku kindi kintu gishya. Iryo hinduka mu buryo bunini cyane yakozwe agatsiko kazwi cyane mu bantu basoma Bibiliya, Abafarizayo. Abo nibo bazahindura idini ry'abayuda rikaba ubuyuda bwa kera bushingiye ku banyabwenge b'Abarabi, Rabbinical Judaism nk'uko rimeze ubu ngubu. Ariko inkuru y'Abafarizayo irakomera kandi irarambuye, ifite imizi ku miyoborere, mu myemerere no mu buryo bw'inyigisho n'akajagari ka politiki. Uyu munsi tugiye kuvuga amateka y'imyemerere y'Abafarizayo. Abafarizayo batangiye kugaragara mu mateka nyuma y'uko Abayisiraheli bari barajyanywe bunyago i Babuloni bagarutse mu gihugu cyabo ahagana mu mwaka wa 539 mbere ya Yesu Kristo. Icyo gihe amadini y'abayuda habonetse imyanya ibiri ibikorwa by'iyobokamana, byombi bikorerwa n'abatambyi. Ariko bidatinze iyo myanya ibiri yaratandukanye, buri kimwe gitangira gukorwa n'itsinda ry'ababigize umwuga mu buryo bwihariye. Hari rero umwanya w'abatambyi bari bashinzwe ibitambo, kwigisha n'ibindi bijyanye n'urusengero, n'umwanya w'abanditsi bashinzwe kwandika no kwigisha amateka. Ni muri ayo matsinda yombi havuyemo amatsinda birazwi cyane nk'abasoma Bibiliya. Abasadukayo bakomotse mu batambyi n'Abafarizayo bakomotse mu banditsi. Birumvikana ko atari buri mwanditsi cyangwa buri mutambyi wari umufarizayo cyangwa sadukayo, kandi siko bose babaga batandukanye rwose. Ariko ibi bitwereka ko kugira ngo dusobanukirwe Abafarizayo tugomba kubanza gusobanukirwa abanditsi b'Abayuda. Aho hose hari amategeko, haba hakenewe abantu bashoboye kuyasobanura no kuyigisha neza. Mu gihe kinini cy'amateka y'Abayuda ibyo bikorwa n'abatambyi, ariko nyuma yo kujyanwa bunyago i Babuloni ibintu byarahindutse. Abayuda bari bizeye rwose ko impamvu Imana yabajyanye bunyago ari uko banze gukurikiza amategeko yayo yera. Kubw'ibyo ubwo bagarukaga mu gihugu cyabo bahinduye imyumvire, bagira umwete n'ishyaka ridasanzwe mu gukurikiza amategeko ya Mose, ko bumvaga ko ariyo nzira yonyine yo kutazongera kujyanwa mu bunyago ukundi. Ariko ako kanya amategeko yagiraga agaciro gakomeye kurushaho, niko byari ngombwa kuyigisha no kuyasobanura uburyo ashyirwa mu bikorwa mu bintu bito byose. Ibyo byatumye hashyirwaho umwanya wihariye w'abanditsi, abantu bashinzwe kwandika no gukoporora amategeko nk'uko izina ryabo ribivuga, ariko kandi bara n'abahanga mu kuyuzuza no kuyiga ku buryo bwimbitse cyane. Wibuke gukora subscribe, udushyigikire, like na comment kugira ngo iki kiganiro kibashe kugera kuri benshi. Niba warakoze subscribe, Nyagasana guha umugisha. Reka twikomereze. Mbere na mbere ibi byose byakorwaga n'abatambyi. Mu gitabo cya Ezra dusangamo ko Ezra ubwe yari umusaseridoti ndetse n'umwanditsi. Ni ukuvuga ko yari afite inshingano zombi, ariko bidatinze uwo murimo ntiwashoboraga gukomezwa n'abatambyi bonyine. Nibwo Abayisiraheli batari abatambyi batangiye kuba abanditsi ku mwuga. Ubwo buryo bwari bwiza kandi bwakoranaga neza, ariko si kera cyane. Alexandre Mukuru yaraje ahindura byose. Alexandre ntiyari afite gusa umuco wo kwita imijyi y'amazina ye, ahubwo niyo yabaga yitaga Alexandra yashakaga kuyinjizamo umuco w'Abagiriki, ibyo bita Hellenism, kandi yabigezeho mu buryo bwimbitse cyane. Nyuma y'urupfu rwe ibihugu bibiri byasigaranye ubutegetsi mu karere ka Yudeya, Misiri na Syria. Byombi byari ingoma zikomeye cyane z'Abagiriki, ndetse n'Abayuda ubwabo byarabananiye kwirinda rwose uwo muco mushya w'Abagereki. Hellenism yagiye yinjira gahoro gahoro mu buzima bwabo bwose, harimo n'idini, ubutegetsi n'imibereho. Byagaragaye cyane nuko mu rwego rw'abatambyi cyane cyane abo mu nzego zo hejuru batangiye kugwa mu bikorwa n'umuco w'Abagereki.
nibwo bwa mbere rero abanditsi batangiye gutandukana n'abatambyi mu myemerere n'imyitwarire. Mbere bari bafatanya nk'inkingi ebyiri z'itorero ry'Abayuda, ariko batangiye guhagarara nk'abarwanya ubuhindure bwajya mu rusengero. Mu gihe kimwe abatambyi bamwe bari batangiye guhindukira umuco w'Abagereki. Abanditsi abo bari baragizwe n'umwete wihariye wo kurinda no kwigisha ibyanditswe byera, bo bahindutse abarinzi bo kuri b'amategeko ya Kiyuda, abaharanira ku muco n'iyobokamana by'Abayuda bidatakara. Uhereye aho ngaho abigisha nyakuri b'abantu mu by'amadini batangiye kuba abanditsi, aribo bakoreshwaga mu gusobanura no kwigisha amategeko ya Mose. Umurimo wabo ushobora kugabanywa mu bice bitatu by'ingenzi. Icya mbere, guteza imbere amategeko ubwayo. Amategeko yari asanzwe yanditse mu bitabo bya Mose, ndetse n'abahanuzi bakaza kuyongera, ariko byari ngombwa kuyasobanura birambuye. Abanditsi rero bajyaga baterana bagahurira mu biganiro n'impaka zerekeye ku mategeko y'uko yakurikizwa mu buryo bwimbitse. Muri ubwo buryo habayeho ubwumvikane bw'abanditsi ku nsobanuro zimwe z'amategeko. Uyu murimo wabo wari wiganjemo ubushakashatsi n'ibitekerezo, kuko icyo gihe Abayuda bari bafite ubutegetsi bw'abanyamahanga cyangwa ubuyobozi bw'abantu batari bakunzwe nk'aba Hasimoneya cyangwa aba Herode. Nta butegetsi bwabafashaga gushyira mu bikorwa ayo mategeko ku gahato, ariko ibyo ntacyo byari bitwaye, kuko ubuyobozi bwari bubi cyane ku buryo abanditsi bahindutse abakunzwe cyane n'abaturage, maze inyigisho zabo zitangira gufatwa nk'amategeko nyirizina y'igihugu. No mu gihe cy'isezerano rishya, nubwo urukiko rwisumba byose rwari rugizwe n'Abafarizayo n'Abasadukayo, kandi hejuru yabo hakaba Abaroma, Abafarizayo nibo bari bafite imbaraga mu bijyanye n'amategeko kubera uko bakundwaga n'abaturage. Icya kabiri, inshingano no kwigisha amategeko. Abanditsi bagombaga kwigisha amategeko ku buryo bwimbitse. Ibi bikajyana birimo no kwigisha abaturage basanzwe kugira ngo bamenye icyiza n'ikibi. Ariko ikiruta byose, kwigisha abandi banditsi bashya bari bagiye kubasimbura. Gushyira isezerano rya kera mu nyandiko byonyine byari bigoranye, none wongeramo impaka nyinshi kandi zitorotse ku mategeko. Byabaga ari umurimo uremereye cyane ku midugudu n'imijyi mitoya. Kubw'ibyo abanditsi bagombaga kumenya neza mu mutwe ibisobanuro byose by'amategeko byigishijwe n'abanditsi bababanjirije. Aha niho amategeko yo mu kanwa atangirira y'Abayuda yatangiye kwiyongera cyane. Ayo mategeko yanditswe ariko yigishwa mu buryo bw'umunwa gusa, kandi Yesu ubwe yigeze kuyavugaho ibintu byinshi cyane muri izo nyigisho ziwe za buri munsi. Ese ikiganiro cyumvute? Tanga comment aho ngaho kugira ngo ikiganiro kibashe kugera kuri benshi. Nubwo hari ibimenyetso byayo byari bigihari imbere yaho, Abayuda bavuga ko ayo mategeko yo mu kanwa gusa, ibyo bita oratora, akomoka kuri Mose ubwe, akaba yaragiye yoherezwa mu buryo bwo kuvuga ku banyabwenge b'igihe buri gihe, kugeza ubwo yaje kwandikwa mu kinyejana cya kabiri nyuma ya Yesu Kristo n'ibihe byakurikiyeho. Ni ngombwa kandi koko kumenya ko iyi ari imwe mu mpamvu zatumye Abafarizayo batandukana n'Abasadukayo, kuko Abasadukayo babonaga ayo mategeko yo mu kanwa nk'inyongera y'abantu, atari ayakomotse ku Mana. Uwanditse ibingibi avuga ko nubwo njye mbona ayo mategeko yo mu kanwa asa n'ayumvikana nabi cyane, ntabwo ari byo tugiye kuganiraho muri iyi video. Cya gatatu, umurimo wa gatatu w'abanditsi wari uwo gukora nk'abacamanza. Ikindi kandi birumvikana impamvu yabyo. Mu gihe cya kera ibihugu byinshi ntibyagiraga sisiteme y'amategeko nk'iyacu ubu ngubu. Ibihe by'amategeko byakemurwaga n'inkiko z'aho hantu, rimwe na rimwe n'abantu batigeze biga cyangwa batigeze amategeko. Bityo rero iyo mu midugudu cyangwa hafi yaho habaga hari umwanditsi wari uzi amategeko. Byabaga ari ibintu byumvikana rwose ko ari we wabazaga kugira ngo acire imanza cyangwa akemure ibibazo by'amategeko. Ibyo byose rero bitugaragariza uko abanditsi bari bameze, kandi bitugeza ku kibazo gikurikira. None se Abafarizayo bo bari bande? Umuhanga w'Umuyuda witwa Josephus mu nyandiko ze zivuga ku ntambara z'Abayuda yavuze ko Abafarizayo ari ishyaka ry'abafilozofi. Ibi byafashaga cyane Abagereki n'Abaroma kumva abo bantu bo abari bo, ariko ntibisobanura neza uko bari bameze koko. Mu by'ukuri Abafarizayo bari nk'ishyaka rya politike rishingiye ku myizerere. Nta buryo bwemewe cyangwa bw'itegeko bagiraga bwo kugira ububasha mu gihugu, kandi nta kintu cyanditse cyerekeye ko bayoborwaga, ariko niwo mwirondoro ubasobanura neza kurusha iyindi.
nk'uko twabonye mu gice cy'ibanze iyi video, abafarizayo bakomoka mu banditsi. Mu ntangiriro abafarizayo bari abantu bafashe icyemezo cyo kudahagararira gusa kwigisha amategeko, ahubwo kubaho mu buzima bwa buri munsi bagakurikiza amategeko yose abanditsi bari barashyizeho. Ibi ntibyarebaga gusa amategeko ya Mose, ahubwo byanarebaga amategeko yo mu kanwa bo ubwabo bari barongeyeho. Niyo mpamvu no mu gihe cy'isezerano rishya tubasanga barafataga ibintu byose mu buryo bukomeye cyane ku bijyanye n'isuku n'imihango, nk'uko tubisoma mu nyandiko z'ubutumwa bwa Yesu, aho abafarizayo bavuga ku isuku y'amaboko n'amacupa n'inkono nk'igice cy'idini ryabo ryimbitse. Ikiganiro cyumva, wibuke gukora subscribe nyamuneka, wibagirwe gutanga igitekerezo cyawe. Bakarabaga mbere y'ifunguro ryose nubwo bitari bisabwa n'amategeko ya Mose. Kubera ibyo rero, ubwo abafarizayo batangiraga kwiyubaka nk'itsinda rifite imyumvire yihariye, abanyabwenge n'abanditsi benshi bari bafite ijambo rikomeye. Abo abigishije kandi bakazazirikana ayo mategeko yose batangiye kwifatanya n'iri tsinda. Mu ntangiriro bari abantu bakurikizaga ubunyangamugayo n'amategeko abanditsi bari barashyizeho, ariko uko abanditsi benshi babinjiragamo, nabo batangiye kongera no gukomeza guteza imbere ayo mategeko, bakayagura no kuyongeraho andi mashyashya. Nibyo Yesu ubwe yakundaga kunenga, ndetse n'umwanditsi w'umuyuda Josephus ayabivuzeho avuga ati, abafarizayo batanze ku baturage imyitwarire myinshi cyane bavanye mu babyeyi babo, itanditse mu mategeko ya Mose. Ijambo farizayo ubwaryo risobanura uwitandukanije cyangwa uwabaye kure y'abandi. Impamvu bagiye kwitwa gutyo iracyavugwaho byinshi, ariko dushobora gusobanura icyashobokaga cyane. Mu mategeko y'abayuda, nk'uko abenshi bazi cyane abasoma isezerano rishya, hari ihame rikomeye cyane ryitwa isuku y'umuhango. Umuntu w'umuyuda yabaga ahumanye atarimo isuku y'umuhango igihe yabaga ahuye cyangwa akoranye n'abatari abayuda, abo bita abapagani. Bityo rero, nk'uko abayuda barindaga gukorerwaho n'abapagani kugira ngo bagume mu isuku y'idini, abafarizayo nabo birindaga kwegerana n'abantu batari bo kugira ngo batanduzwa mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu mu ivanjiri tubona abafarizayo barakara cyane igihe Yesu yariye hamwe n'abanyabyaha n'abakoreshaga bikoro n'abakoresha bikoro, kuko babonaga ko ibyo bimugira uhumanye akaba nawe atarahumutse. Kandi ni nayo mpamvu mutagatifu Paulo Saint Paul yandikiye abagalatiya arakazwa nuko Petero yigeze guhagarika kurya hamwe n'abapagani, nkaho abizera baturutse mu gupagana bafite ubuhumane. Paulo yaravuze ati, ibyo ni ubusazi, ntibijyanye n'ubutumwa bwa Kristo, kuko mu kubatizwa muri Yesu Kristo ubuhumane bwose burahanagurwa, kandi ntihakiriho umuyuda cyangwa umugereki, umugabo cyangwa umugore, ahubwo bose bahindutse abantu b'isezerano rimwe. Bityo rero, kubita abafarizayo abantu bitandukanyije ni izina rikwiye kandi risobanutse neza, kuko bitandukanyaga n'abantu basanzwe mu buryo bwose, mu mibereho, mu byo bariye, mu byo bambaye no mu byo bizera. Niyo mpamvu si ugusebanya, ahubwo ni ukuri. Igihe Bibiliya ndetse na Josephus bivuga ko abafarizayo bari abantu babiyemeje kuba abera, ariko bakabigirira mu kwigenga no kwitandukanya n'abandi, aho gushyira urukundo n'ukuri imbere. Gukurikirana amategeko nyayo y'abafarizayo biragoye gato cyane kuko tuza mu bihe bya kera cyane, aho amakuru yari make kandi adahagije. Byongeye byose biterwa n'uko twe twifuza gusobanura icyo twita ishyaka ry'abafarizayo. Niba farizayisme risobanurwa gusa nk'ubwitonzi bukomeye bwo gukurikiza amategeko y'abayuda, yaba ayanditse cyangwa ayo mu kanwa, ubu ni umuco usanzwe w'imyaka myinshi cyane kandi uherutse gukomera nyuma yo kugaruka mu gihugu cyabo mu kinyejana cya 5 cyangwa cya 6 mbere ya Kristo. Ariko ubusobanuro tuzafata n'igihe iri tsinda ryatangiye kugaragara nk'agatsiko gatandukanye, nubwo icyo gihe batari abitandukanyije cyangwa abafarizayo. Abafarizayo bwa mbere bagaragara mu gihe cy'intambara za Makabeya, yari intambara z'ubugizi bwa nabi z'abayuda barwanya ubwami bw'abagereki muri Siriya. Mu gihe cy'izo ntambara hari amakuru avuga ko abagabo b'abanyerera n'amatsinda y'abanditsi yafashaga mu ntambara hamwe n'abamakabeya, ariko batari bari kumwe nabo nk'itsinda rimwe. Bishobora kuba ari byo byari abafarizayo mbere y'uko bahabwa izina ryabo.
bari barwanira hamwe n'abamakabeya atari kubwo kwishyira igihugu cyabo ku mugaragaro, ahubwo kuko umwami w'igitutu yari yarabujije gukurikiza amategeko y'Abayuda. Iyo ntambara itajyanye n'amategeko bahagaritse kwirwana ubwo bagarukaga ku izina rya Farizayo, bakaba barwanaga na John, umwe mu bami ba Makabeya, nyuma y'uko Abayuda babonye ubwigenge. Icyo gihe ubwami bwabo Hasimoniya bwiyitiraga ko bukwiye kuba abapadiri bakuru, ariko ubwo umupadiri mushya yaretse imyitwarire y'Abafarizayo akajya ku ruhande rw'Abasadukayo. Abafarizayo babaga batangiye kurwanya ubutegetsi, no mu gihe Abaroma n'umwami Herode bari ku butegetsi, nubwo Abayuda bose bagombaga guha isezerano Cesare na Herode. Abafarizayo 6,000 baranze, bigaragaza ko iri tsinda ryari rifite imyumvire yo kurwanya ubutegetsi, batubahirije amategeko y'Abayuda. Kurwanya ubutegetsi byabaha ububasha bwihariye mu bantu, kuko abantu bababonaga nk'abarinda amategeko n'umuco nyawo. Ariko mu gihe cyose imbaraga nyakuri Abafarizayo bari bafite zari zitandukanye bitewe n'ibihe by'ubuyobozi bari bakoreramo icyo gihe. Hari igihe nko mu ntangiriro z'ikinyejana cya mbere ya Yesu Kristo, Abafarizayo bari bafite imbaraga nyinshi cyane, ariko ahandi imbaraga zabo zari ku bushobozi bwo kugira ingaruka ku bantu no kugira ijambo ku matsinda afite ububasha, ku buryo ubushobozi bwabo bwabonetse mu mpamvu z'ingaruka n'ijambo bagiraga ku bandi. Urugero, Mutagatifu Pawulo mbere yo guhinduka Pawulo, ubwo yari umwana muto muri Tarsus, igihe yarimo gukurikiza no gushishikariza abakristo nk'umufarizayo, yagombaga kubona uburenganzira nk'umupadiri mukuru, chef priest, kugira ngo abikore. Bityo rero Abafarizayo bagamije gushyira igitutu cy'uburere ku bafite ububasha kugira ngo ingaruka ku bantu benshi no kugumana isuku yabo y'umwuka bashoboye. Ubu tugiye kugera mu gice cya Yesu Kristo n'itorero rya mbere, kandi turasesengura ukuntu iri tsinda ry'Abafarizayo ryari rigabanyijemo amashami. Muri icyo gihe hari amashami abiri y'ingenzi y'Abafarizayo: ayashimangiraga amahoro n'ayashishikajwe n'impinduramatwara, ibyo bita revolutionary. Abafarizayo bashimangiraga amahoro nk'uko umwigisha wa Mutagatifu Pawulo Gamaliel yabitekerezaga. Kuguma ku butegetsi bw'Abaroma byari igihano cy'Imana. Abantu bagombaga kwemera no gutanga icyubahiro kuri Cesare. Aba Bafarizayo bavugaga ko guhangana no gukora revolution atari bwo buryo bwiza, ahubwo Abayuda bagomba kwikunda kwiga Tora no gukora iby'ukuri mu myemerere. Ku rundi ruhande, hari Abafarizayo bashishikajwe n'intambara, babonaga ubutegetsi bw'Abaroma muri Isirayeli nk'icyaha gikomeye. Bakomeje kubihuza no kwizera ko Mesiya azaba intwari ikomeye, kandi iki gihe cya Mesiya cyari cyarabaruwe hashingiwe ku byumweru bya Daniel, kikaba cyarageze muri icyo gihe, bikabyara intandaro yo guhangana n'abanyamahanga. Ibi nibyo byatumye Saulo wa Tarsus, Mutagatifu Pawulo, akurikiza Abakristo kugeza ku rupfu, ndetse byateje intambara nyinshi mu Bayuda. Nko kuri 6 mbere ya Yesu kurwanya Herode, kuri 66 nyuma ya Yesu kurwanya Abaroma, byabaviriyemo gusenywa k'urusengero. Kuri 133 nyuma ya Yesu kurwanya Abaroma, byarangiye Abayuda batakiri muri Yudeya kugeza mu bihe by'iki gihe. Izi ntambara zose zari zifite uruhare rwerekana cyangwa rushoboka rw'Abafarizayo rushishikajwe n'impinduramatwara, ibyo bita revolutionary. Ariko nyuma y'izo ntambara n'ingaruka zazo, inzira yonyine yari ugukurikira itsinda ry'abashimangira amahoro no kwiyegereza kwiga Tora. Ubu batari mu gihugu cyabo cya Yudeya, ahubwo bari kure y'igihugu cyabo, barajyanywe bunyago kundi. Niba hari igihe igihano cy'Imana cyari kuri iki gihugu, icyo gihe ni icyo ngicyo. Niba Abafarizayo bari bafite imico imwe y'ingenzi, yari ukwikunda cyane, ibyo bita pride, kwikunda mu ishyaka ryabo ubwabo, kandi nta wundi muntu ushobora gusobanura neza ukuntu baguye mu cyaha kurusha uko bo babyisobanurira ku giti cyabo. Bavuga ko hariho ibintu gukomera cyane ku bisobanuro by'imico ya rabinika y'amategeko ya Tora kuruta ku mategeko nyayo ya Tora ubwayo. Umuriro w'intambara ugera ku isi kubera abo bigishaga Tora, ariko batayigisha mu buryo bwemewe n'amategeko. Abafarizayo, imigenzo yabo yo hejuru y'ijambo ry'Imana, byavugaga ko ariyo yaribagiriraga. Bakundaga isuku y'imihango kuruta ibikorwa by'urukundo. Babonaga amakosa menshi mu Baroma, ariko ntibabonaga amakosa yabo ubwabo.
batekerezaga ko Mesiya azaza gutsinda no gusenya abanyabyaha, batamenya ko bo ubwabo ari abanyabyaha. Batekerezaga ko Mesiya azaza gukusanya abajyanywe bunyago bizera, batamenya ko bo ubwabo batari abizera. Batekerezaga ko Mesiya azazana amahoro ku isi, batamenya ko ibyo bakeneye ari amahoro n'Imana. Tora yari yarashwanyaguriwe mu minsi y'imigenzo yabo, maze ijambo ry'Imana riza gukurikizwa. Niba batumva Mose n'abahanuzi, ntibazemera niyo ari uwazamuka ku rupfu. Amen. Mwibuke gukora subscribe mudushyigikira. Ndizera ko mwamenye abafarizayo ni bantu ki. Mwakoze kubana natwe. Imana ikomeze ibahe umugisha. Niba hari icyo wifuza kumenya, watubwira hasi mu gice cy'ibitekerezo, tukazakigusobanuriraho mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye. Shalom.